Yes, nizere ko mumeze fresh ibintu ari amahoro muri rusange. Nanjye niriwe neza cyane, ibintu ni fresh sana kabisa, ibintu ni bien sana. Naye Masako mbiriwe neza? Niriwe neza, ndakomeye, ndashima Imana, ibintu ni amahoro. Nanjye ni fresh, niriwe neza cyane, wa mbere mwiza kuri twese. Ntangiriro nziza z'icyumweru, cyane yuko ukwezi kuri kugenda kugeramo hagati, birumvikana ko nako kuri kugenda kurangira. Iyo twageze mu matariki ya za 10 na zingahe buriya ukwezi kuba kwagiye, urumva turi kugera muri kimwe cyaho kabiri cyako, urumva ko ibintu bikomeye cyane. Rwose umushahara urapfa. Ubundi ahangaha bigera kuri Rokenze buriya wapfuye babyarangiye. Marire ntawe yagucikira. Ubwo rero njyemeze neza cyane, nta ribi, abona ko banakinzeho rwose, nta probleme. Kuri uyu wa mbere ibintu bimeze neza cyane. Ubonye akavido dutangiriyeho? Ndakabonye rwose akavido twinjiriyemo. Bita Junior Kameni, kabariwe twinjiriyeho cyane. Ubwo turaza kugenda tumuvugaho byinshi cyane muri rusange. Ubwo abareyo nizere ko mwiteguye, ariko mbagaya cyane tugiye guhera mu bihembo. Habure umureyo twara agakombe, uza mu ikipe, muyobozi uhembwa, mutoze, ibirori byabaye nimugoroba, nta kintu byarebagaho Rayon Sport. Tambwe guru wari wahageze ute? Gusa yarafite inkoni. Ndamwanga n'ubundi sitambwe wari uhari wenyine wo muri Rayon na president Awasire. Nawase. This way. Kanyumvira abantu bitabiriye ibyo bintu. Ntabwo byari byoroshye. Vina gisinzi nimba ari bwiranda akagenda akashaka indi video ya Rayon Sport ya mu bihembo wenda akajya avangamo. Ariko byari ibintu biryoshye ku mugoroba washize. Ubwo ikipe yitwa Al Hilal yikubiraga ibihembo ni itangwa rya Rwanda Premier League Awards. Ubwo naho tugiye kuba duhera amasakombe. Ni ibihembo wakurikiye, ntabwo wari uhari ariko wari uri kudukurikira ku munota. Duhereye ku muzamu, uriya muzamu ngo ni umupasiteri, umuzamu wa Kiyovu Desire, ngo arabwiriza, ngo arahanura. Desire ngo ni umupasiteri. Ngewe yafashe ijambo. Ubwo wenda tutarajya kuri introduction n'ibiki no gushimira Vifo n'umunota n'Amafrika bategurira event yasaga neza. Nkurikije y'umwaka ushize nabonye Desire niwe ngiye guheraho. Yavuze ijambo, abantu bose hari abafande bagiye batandukanye, abafande Alex, urumva burya mu gisirikare baratubwiye tubwira ataho kugira ngo uvuge ipeti ry'umusirikare nabi, ibyo bivugira ngo afande. Cyane yuko afande ibyo ntabwo ari ipeti, ni izina navuga, izina rigaragaza mu rwego rwo kumwubaha gusa, atari civilian cyane. Nkawe rero civilian Masako, nkawe civilian, civilian bobo. Ubwo rero uyu muhungu w'umuzamu wo muri Kiyovu witwa Desire agera gutya imbere y'abafande, imbere y'abayobozi bagiye batandukanye bari bitabiriye biriya birori, imbere ya vice president wa Ferwafa. Perezida wa Ferwafa ntabwo yari ahari, imbere ya boss wa Premier League Haji Yusuf Mudaheranwa. Agira batya atubwira disikuru y'iminota nk'ine, ariko asoreza ku kintu kivuga ngo u Rwanda yabonye ari rwiza. Ati nkurikije amateka nabonye, yatubwiye ko yasuye urwibutso. Ati rwose u Rwanda ngiye nishimiye kuba mbona, nkurikije amateka bambwiye, ubu ngubu u Rwanda rumeze neza, tagira cy'u Rwanda oye ahita anyanyagira. Ndamwemera cyane, abantu mukomera amashyi, turavuga tuti sawa cyane. Hanyuma rero ubwo ariko wenda Bobo ntekereza ko
nk'umuntu wari uhari muri biriya bihembo byo ku munsi w'ejo ngo ni ku mugoroba hariya kuri Marriott Hotel, mbere y'uko tuza kwinjira mu bihembo ndagira ngo tubanze turebe ishusho ngari ya biriya bihembo, ubundi protokole yari imeze gute, branding wayibonye gute nk'umuntu wari uhari, abantu bari bitabiriye hariya rwose ubona ko banyuraga kuri tapi rouge, red carpet yari imeze ite muri rusange. icyambere cyabereye muri hoteli nziza ya mbere mu Rwanda, cyo si vi, aho ni vi. icya kabiri umwaka ushize n'udafite invitation yarazaga gusi, hari abanyamakuru nka 5 nzi ngewe niboneye n'amaso yanjye yasubijeyo kubera ko nta invitation bari bafite. Pe arababwira ati wapi, turi hehe, izina ryawe riri hano. Sarupongo yahageze w'umufana gusa yari afite inkoni, amubwira ati cara ujye ubirebera kuri televiziyo. wapi ntibishoboka muri make ku kijyanye na organisation, ku kijyanye no kuhinjira utabiherewe uburenganzira nticyashobokaga. cyo si kimwe, icyo ni icyambere. niba hari abantu bakaruse okay, nta kirori kibura umuvumba ariko niba barenza kuko byari biri ku murongo pe, ku murongo kabisa. Nshimira umukobwa wanjye witwa Diane Mukahirwa wari uri kuri protocol bishinzwe, mukozi wa Mironko ma Africa. Urumva icyo ni kimwe, ngo bivuze ngo sare yariteguye nta kavuyo kari kubamo, kari gahari. Amakuru bakeya, abakinnyi, abayobozi, namenye ko abatoza bose bari batumiwe, aba team manager, abaperezida b'ama equipe n'abakinnyi, abakapiteni b'ama equipe bose bari batumiwe. Byari ibintu mbese by'abanyamupira n'abandi bayobozi nyine bisanzwe baba corporate bisanzwe. Urumva ikirori ntago cyatangiriye igihe, agiteganyijwe gutangira saa 11 saa moya rwose nk'ibisanzwe nkuko nabikubwiraga zibura ubwo Faustin yaragitangiye, ariko nticyatinze, cyamaze isaha n'igice, nticyatinze, harimo na red carpet, ntabwo yari nini. Muri make byibuze nka 2:30 n'igice gahunda zose zari zarangiye kugira yego ikibundi yo gihari nese cyabura ubundi iki sinabikubwiye umwaka ushize tujya convention hasanze bitwa ikisi nk'atanu nabyo abahungu banje abanyamakuru babirabyivu bita bishika abantu basigara, ariko kuri iyi nshuro bien gake abahungu bashaka kwiyongerera ubunyobwa bwari buhari, ubu snacks amaji abantu byari ibintu byiza. Bashimira cyane ko batatuzane n'ibifanta, baduhaye amaji kabisa y'inyange. Urumva icyabwo tukiri muri organisation branding ya fresh, nubwo babikoze on last days twasanze bari ku branding nk'abantu bahageze kare, ariko nyine bibaho, ariko nk'imbere byari fresh, byose byasaga neza. Hitara sound byari neza, byari sound yari nziza bikabije, vuga yaturagurikaga pe, yavuga ukabyumva ntabwo ari bya bindi umuntu avuga ukajya wumva biri gusamira gusa. Production yacu so kwivuga neza, ariko abantu bakurikiye kuri YouTube channel ndetse no kuri Umunota no kuri TV official no kuri Ma Africa, bagereza ko nawe niba uri kubireba byo no rucabana boss yari ni bya bintu, niyo hari ukuntu ibintu biba biri nko gucaho umuntu akakubaza harya aha hantu se wo hakora, reka nguhere inki urebe humura cyane rwose, ukayimuha wumva uri proud, akira très fier, uze kunenga ibindi, ariko rwose ntekereza ko ibindi birasa neza. Ama video ibintu byose kabisa byari bitunganyije mu paretari tayari. Urumva wa musaza namwiboneye arya ragwaruzi, urumva lighting imbere ka AC kakoraga
gakora neza twari dukonje pe nta bintu byo nta bintu byo kumva byokere sinzi urumva hari MC sibigarukaho wa MC wa kabiri ni nka ko MC ndetse na official MC ariwe Bayingana n'umukobwa utabizi witwa Kabagire jewe rwose sinjye imboga ariko nanone tabizi nge turangije twagiye gusesengura n'abayobozi abantu nanjye igifaransa ntacyo nzi cyinshi abizi ko ari cya kindi cya bonsoir bonjour ariko abakizi ambwiye ati babwiraga perezida premier league bamubwira ati ariko ntekereza ko turamenye ntekereza ko wenda kuri iyo ngingo ati accord du participe passe atoramenye iki gifaransa ariko natwe ahita tunenga atubwira ati hanyuma rero twaramushatse muri media yanyu umukobwa ego nicyo kintu nagiye kugarukaho naye mitambagarukira kuko buri muntu wese ushobora kuba akurikiranye iriya event yabonye ko hasaga nk'atarimo guhuza hagati y'Abayingana na Christelle cyane ariko hakazamo akantu kuko hari na lack of information hanyuma rero by'umwihariko kuri Christelle hanyuma kuko urumva ntago ari umuntu usanzwe uba muri football ntago ari umuntu usanzwe uba mu bikorwa by'umupira w'amaguru urumva ntiyakoze Bayingana twahagiriye rimwe amini yarahananze nasanze ari gukora rihaso ibaze musiniye ari gukora rihaso mukobwa wanjye yazanye na Sugira menya muri za makeup ntabyo yarayitayeho rwose ariko nyine hazamo tudetaye twinshi urumva kuba ari umuntu utarusanzwe uba mu mupira atariyo detaye atariyo aho ngaho ahubwo naho hakazamo ikibazo gute ari wowe wahisemo kuko ushobora kugerageza byibuze uzi ko byibuze wagerageza ukazana nk'umuntu sinkande nanone kuko nanjye abantu twari turi kumwe nimugoroba nicyo kintu twese twese tuvugaho ese ubundi wa mungani hari kuza hari ahagakwiye kuba haryamyemo mama Rigoga ariko ahubwo urazi icyo cyangwa kerere mama urazi icyo gihe ikindi kintu ushobora gutekereza kugira ngo ugiremo iyo balance kuko umugabo uzi igifaransa utamubura cyangwa se umuhungu nka Romario wazana umuhungu uzi igifaransa cyangwa se umugabo uzi igifaransa ugashaka umukobwa uzi umukobwa uzi icyongereza kuko niyo byakoroha kurusha cyangwa nyine ushobora kubivanga bagiye nyine ariko ubwo akose wabyihoreye comedy yacu yizina twagiye urumva Foster araza avuga indimi 5 turumirwa Igiswahili Icyongereza n'igifaransa Kinyarwanda byose yagiye vanga ari deburiye birakunda rwose kuri red carpet wazaga avuga ikirimi cyose bavuganaga ukabona yavuye gitore rwose umuhungu muha amashyi Bayingana we ni ntabwo avugwaho ni indiscutable yakoze sound ya ameze neza nubwo habamo akantu kabarerere isanzwe ariko we nta musi wa mbere nta muntu mushidikanyaho ibyo birabaye baratwakiriye introduction zirabaye mudaheranwa avuga ijambo cyari gikurikiyeho cyari gutanga ibihembo tujya ku muzamu mwiza wari wamumbwiye ko ari Desire kawusha clean sheet nene nabikubwiye ariko ntibahereye ku niwe bahereye ku muzamu muzamu mwiza bahita avuga ijambo birarangira bajya kumwataka umwataka ari we Watara watsinze ibitego byinshi ntawe bagihanganiraga kuko ibitego byamuvugiraga urumva abazwiwe tuvuye kuri Watara tujya ku gitego cya Rutonesha cya kindi cy'inyuma igitego cyiza cy'umwaka igitego cyiza cy'umwaka yitsinze ari hera cyangwa Erimereka yitsinze Erimereka ari mu kibuga hagati rwose ari ku rutambi hafi rwose yarakiri mu gisata cyane ari gutsinda kuri rizamu ryegereye vestiaire Rutonesha mu kuvuga ijambo ahita avuga ati mbabwije uko nanjye nabonye ngishota rwose ati simbabwira ngo ndaridagurere ngo narisubira Rutonesha Isboria yeruye aravuga ati rwose jewe ati ni bahawura nta bundi buhanga burimo kuko
kuko bamubaje ati se cya gitego aravuga ati tujye tubimfura reka noye kubeshya ibindi byose tubyerere ndekurayo uruntu tubyerere urumva abarutoresha ndabwemeye ati sinjye ni Imana rwose ni Imana yakimpaye rwose sibyo ubwo icyari gikurikiyeho cyari kipe y'umwaka barayisoma rwose basoma abakinnyi hari harimo abakinnyi 4 bagakwiye kuba ubundi bakina muri Rwanda Premier League abo ni Kagege Joseph Sake Mukura Sheikh Jibril Watara na Mbonyumwami Taiba ni nabo bakinnyi reka tuvuge ngo b'abanyarwanda nyine oya na Desire wa Kiyovu abandi bose Hilal Merek ubwo wenda iyo kipe tunayigarutseho umuzamu ni Desire n'ubundi Desire Bienveni n'umunya Cameroon ikirira ikipe ya Kiyovu Sport ifoto nze murebere ifoto amungane kugira urumva Desire wabaye meilleur gardien niwe wagize gutya abya no muri meilleur 11 ya n'ubundi aho ngaho bundi bita byumvikana kuko uretse FIFA igira gutyo ukabonera bivanze patience yaje agira ariko agira ngo ni ya mbere zo kwa kane yari yambaye neza cyane bana biranga bamubwira bati ntago ari wowe yambaye yabyambariye cyane nyongere yabyambariye cyane yakabije ahageze Rwanda Premier League ifite inkuru bamubwira ati ntago ari wowe yakabije cyane witwa Niyongira Patience urumva don't touch ikipe ya Police urumva so ikindi ubwo bayanda nabonye n'abafana ba Peri ngo niyo mugabo Claude ngo nabwo ngo yagakwiriye kuba ngo atagiyemo mu ikipe kuri 3 ngo kuri 2 zo si Jean Gilbert oya 3 nyine hari uyu mukinnyi wa Elmerek wa Elmerek ego niwe wabaye wakinnyi ubwo uyu muhungu urumva Ruzoro ari kuvuga bati yagakwiye kuba atagiyemo akajyamo niyo mugabo Claude ariko mu ijisho rireba rya Premier League gutya bari baterekaho Ruzoro w'ikipe ya Al Hilal ego Al Hilal rangira ari we giye kuri 3 Claude atagiyemo ubwo aperi bafashemo niyo mugabo na Watara Kagege nijoro nawe yari yambariye agakoti n'agapantaro byiza kabisa bitari costume yashyizemo isengeri imwe imbere n'agakaruvati yego ubwo ni ikipe ya Sezo muri best 11 impamvu mubona bari hari ari bake abandi baritahiye kandi abenshi ni bari Hilal na Mereke abari Hilal na Mereke ntago bari bahari ubwo rero nkuko muri kubibona hari James Desire Bienveni Jayo Young no wa Kiyovu Sport na uri kubanza ku ruhande rwo hirya niwe wegereye ni Desire arya Desos boss wanje Desire egere Desire egere Desos hanyuma Jean Gilbert ku gakaruvati agakurikiraho rero Byiringiro Jean Gilbert wa APR mu ikipe ari kuri nimero 2 ku ruhande rw'iburyo yugarira hanyuma arakurikirwa na Girumugisha Jean Claude nawe rero akaba ari ku ruhande rw'ibumoso asatira izamu hanyuma ariko kandi muri rusange hari na Jibril Watara
waje wiyambariye rwose imyenda y'iwabo hariya muri za Burkina Faso. Hanyuma hari na Mbonyumwami Taiba nawe ngira ngo muri kumubona nawe mu gakote k'umukara n'ipantaro y'umukara n'akakaruvati k'umukara. Ubwo rero muri rusange ikipe yari yongiye yari James Desire Bienvenu Jayang wa Kiyovu Sport niwe wari umuzamu. Hanyuma aba defenseur ni bane, hari Ibyiringiro Jean Gilbert Kagege wa APR ku ruhande rw'iburyo yugarira. Hanyuma mu mutima wa defense akaba Mustafa Mohamed Abdelgader Karshum akaba akinira ikipe ya Al Hilal. Hanyuma hakaba na Daba Sogoba w'ikipe ya El Merreikh. Hanyuma uruhande rw'ibumoso yugarira akaba Ernest Luzolo Nsita w'ikipe ya Al Hilal Sports Club Omdurman. Mu kibuga hagati ni Joseph Sake wa Mukura Victory Sport El Wazir. Hanyuma hakaza El Haji Madik Kane w'ikipe ya Al Hilal. Hanyuma imbere yabo gato n'ubundi bakagira Gile Razafimaro Feno Hasina nawe w'ikipe ya El Merreikh. Hanyuma imbere yabo gato ubwo ni ba rutahizamu abashaka ibitego ni Girumugisha Jean Claude ku ruhande rumwe ni umurundi wa Al Hilal. Hanyuma akaba ku rundi ruhande Sheikh Jibril Watara wa APR. Hanyuma bakatakisha Mbonyumwami Taiba w'ikipe ya Marine Football Club. Abo rero bakaba ari bo bakinnyi 11 beza ba shampiyona y'u Rwanda umwaka ushize wa 2025 2026. Sasa rero ibyo birarangiye. Ubundi ikiriro nyamukuru cyo cyadutaranyije ari mbuti ni iki? Ni igihembo cy'umukinnyi mwiza wasizo. Apana umubiteri mwiza. Abantu ibyo bintu babitandukanye. Umukinnyi mwiza wa sezo wadutaranyije hariya atandukanye n'umubiteri mwiza wa sezo twari tumuzi. Ariko abantu bari bafite dute, urumva? Abantu bari bafite dute bavuga bati ni Watara, ni Taiba, ni Kagege, ni Girumugisha. Imodoka byawe nakubwiraga ngo ibiki ngeza biparitse hari neza Girumugisha ayitahanye ntabyo kuvuza ngo bazakwambura oya. Urumva? Imodoka yari ihari. Ubwo umukinnyi umwataka mwiza yahawe igihembo na Sugira. Mwataka Jibril ze? Oya, Jibril watarajyawe na Kagere Medi na Kagere. Ahubwo MVP ni wahawe, ariko MVP yagihawe na vice president wa kabiri. Taiba niyo ntuzagihaye Sugira. Si wose nima mbyibuka neza. Yamuhaye iki Taiba sisi bamuhembye. Taiba icyo yakoze nuko yaje muri 11 kandi muri 11 ku ikipe ya 11 kuko Watara yasomwe na SG. Watara yahembwe na Kagere. Oya, Watara yahembwe na Beka n'uyu mere wa. Ariko nyine wanje kuza mbere yari Kagere Medi. Yari Kagere Medi. Niwe. Yari Kagere Medi. Niwe. Bamuhaye urukweto rwa Golden Boot. Urumva? Yego. Kuko na intro bamukoreye ndayibuka bayingana yavuze ngo yaciye incundura zo mu Rwanda n'izo muri Tanzania. Witwa Kagere Medi. Kuko azana hasanze Taiba yaje habasanga. Urumva? Kuko Taiba yaje kuri podium bari muri 11. Yego. Bari muri 11 basezo cyane. Urumva? Watara yego yaje habasanga rwose ibintu byari fresh. Urumva? Ibyo ntibirangiye. Ubwo kadutegereje kuvuga ngo Girumugisha rero. Girumugisha aratwara iki? Kuko Girumugisha yabuze. Girumugisha bamuhamagaye ari bana baramubura burundu. Abantu bakavuga ati bihindura biragenda turatanga imodoka umunadari. Tugiye kubona tubona Kibamba arinjiye. Abantu muri Premier League bari ruhu. Girumugisha arahagera ariko ubwo n'umutoza bahembye
bahembye n'ubundi wa Al Hilal. Wa Al Hilal gira umugisha mu kanya nawe ndamuhaye Divine amwereke urumva. Ikintu cyabaye rero bamaze ubwo twahise tujya mu kabureke gatoya turya udu snacks tuza tureba MVP rero nibwo bahitaga bahamagara ahantu imitima ikabarya bati ninde tugiye kubona tubona ahamagaye gira umugisha Jean-Claude gira umugisha hageze rwose ahita avuga ati anatangaza njyewe natangaza pana ibyo bintu byo kuvuga ngo sintangaza ntago ngomba kugenda ntavuze video nayo nyifite no Divine ndakeka yanayidukinira urumva ngo Jean-Claude gira umugisha batambwe bamwifotorezaho na wa muyobozi wo muri ari igifunguzo agifite video mbwiye nimara gutungana mwumvishe ukuntu nawe yatangaje mu by'ukuri gira umugisha rero nguwo hagati agenda avuga ati abatambwe nabonye agasitambwe nahise ndeba ukuntu ari kukireba nabonye shatambwe ibintu ko atari ibyawe wa muhungu suzi nyuma turebe tambwe ureba ngaho nta kibazo aha ni ba modeli ya Kibali ba Kibali ariko urabona aho ngaho ntuza araza Emmanuel Fromo n'umuyobozi wo muri Al Hilal barifotoza bisanzwe ubwo Emmanuel Fromo nawe yari yegukanye igihembo cy'umukinnyi ukiri muto nawe yatangaje Emmanuel Fromo aho ngaho nibo narebye tambwe Gloire ariko tambwe araje tambwe Gloire urumva tambwe Gloire rwose gira umugisha rero amaze kugira gutya nibwo yahise anatangaza aravuga ati reka byose mu byumvire ibyo gira umugisha yatangaje ntabwo yarabye expectinze ko Rwanda Premier League yamuhereza iyi modoka Mayica kabiri kuri jewe tabuze nico mvuga. He has no much to say. So ndanezerewe kandi cyane ni ibintu nari niteze ko bizoba kuko barabimbwira avuga ati burya ivyo bintu nivyo kweli. He never expected it. Imana yarayezagiye uno musi ndabitahukanye ndashimiye abantu bose banoye abanyamakuru abantu bose abakinyi bagenzanje aba sportif ba Big Pro League ndabashimira kandi cyane gose ama n'ikindi kintu nogenda nibagiye kuri uno mugoroba ndashimira Al Hilal ahantu yankuye n'ahantu He's very thankful to Al Hilal. Dinze niraba mu myaka 3 ngini umugwi Al Hilal ni proud na Al Hilal cyane kuko no musinimba nose iyi modoka cyangwa nkaba umukinyi w'umwaka sikubwanje jenyene the first ndashira Al Hilal ama ibindi bikaza mu nyuma ndashimiye n'abanyarwanda bose banyeretse urukundo banyereka ko ndumuvandimwe wabo ndi mutoyi wabo kandi ndabashimira bazokomeye bafata mugongo n'abandi bantu batari bagiye murakoze. He's very happy of the team Al Hilal. Amumvise gira umugisha ati ndashimira na Al Hilal mu by'ukuri yangize uwo ndiwe hari ukuntu ugerayo ukagira ngo niwe wigejejeyo gasanga tangira kubyimbya umutwe kwishyiraho amapeti kandi hari uwabigizemo uruhare. Mu myaka 3 ishize nari umuntu utazwi ubu ngubu bahagaze miliyoni 4 z'idolari cyane. Urabizi ko piramide yazanye imwe n'igice barababwira ati genda gake muvuge muvuye Al Hilal Tripoli biri gutepoze nye n'igice mwarawe yavuze ati mubyihorere ngiye umukinnyi wanjye nari ndashaka kubaka ikipe twara ziriga yareka ayo mafaranga ntayo nkeneye usigira umugisha yaramaze kwigira umugisha nyuma yo kwegukana igihembo cy'umukinnyi mwiza w'umwaka agashya kabayemo rero tuva mu bihembo twiruka Watara Sheikh Jibril bamuha ijambo ubwo yaramaze guhabwa igihembo nka top scorer n'ibitego 18 muri shampiyona naherukaga. Wataragira atya aravuga yafashe nk'ijambo ry'iminota nk'ibiri Watarafashe ijambo ry'iminota 2 ajya gusoza nta muhungu tugiye kumva twumva aravuze
ngiye ngo ariko mu nsozo ngana ku musozo ngo ndifuza ko ikipe ya Rayon Sport na APR zose zajya mu matsinda. Abantu bati ye, abantu bose bikangamo ati ye bose bagwa mu kantu. ati ngewe nk'umukinnyi ndifuriza Rayon Sport na APR kujya mu matsinda. Abareba barimo aho ngaho batavuga tiye gusha abayobozi bayo baratwanga ariko tweretse umutima muri comment kuri social media yemeze bite watera ubundi niwe wacu turashaka kujya dutsinda ubwo dukunda niko gashya kabaye. Ubona ko ari byari ibintu byiza mu by'ukuri. Nkeka ko myaka izajya igenda iza bagomba kujya bashyiramo n'umunyamakuru mwiza wa siporo w'umwaka bagashyiramo bikava kuri party ya kuko nabonye hari abantu bamwe bajya babyorganiza ibihembo by'abanyamakuru n'iki ariko noneho hano nka Rwanda Premier League shizeho wenda umunyamakuru ukora Rwanda Premier League n'umukobwa kandi bagashyiraho n'abakobwa mu rwego rwo guteza n'imbere n'itangazamakuru by'abagore kobwa bagashyiramo Ida bari koga ariko ko yazajya byegukana cyane. Hari undi nsigaye nkunda muri ino minsi bita ngo Dereye hariya za Rubavu ufite interview za Bekeni zose no wanjye cyane urumva banayisa banayisa urumva wo kuri Fine Samira ntabwo yazana Samira yuwo ku mwezi ninde kandi barahari Samira ntabwo Jody ninde Ori Jody akayi ndamubona yakora kuri Voice of Africa ndamubona n'ishumi yanjye cyane n'uw'Inyagatare Jody rwose urumva nyine reka kugira ngo impamvu aho ngaho umuntu ashobora kuvuga kugira ngo banazamuke nuko n'akandi kana banagahena invitation twari turi kumwe hariya Karimeri cyane sinzi ukuntu kitwa yababa wesha izina ryako rero kumwe ufite ifoto se ngo turebe sinzi na ifoto nayikurayo kweri urumva ari nabyo bakabishyiramo tukareba ko ibihembo byagenda byiyongera kuko nk'igihembo namenye cyabuzemo nka save nziza ya sezo ariko wamungani yagakwiye kubirimo niba wahembye igitego wagahembye na save urumva cyo kintu cyo nicyo save nziza ya sezo save nziza y'umuzamu cyari cyagezemo pe nka save nziza ya sezo ngiye nayigira cya gitego cya Emery ya clearinze urakibuka nizamu igitego cyagezemo nimba ari Kiyovu Kiyovu Nyamirambo ntago yuka bamudepoje kwizera Olivier tukabona Emery sinzana turumbutse abaranuye umupira uvuyemo agakubita no kwipoto n'iriya save bakwiye kwihemberwa ku izina ry'Imana cyane ariko ntekereza ko icyo kintu cyo rwose save wahembye igitego ubundi cyakombye kujyana na save urumva save none wenda ibindi byazagenda biza nyuma gake nka turiya byo kuvuga wenda nabonye nko muri bare batanga igihembo cy'umukinnyi ucenze wari bound ahubwo witwara neza nyine muri rusange fair play cyane cyajya muri rero nticyajya muri zose nta kuko hari umukinnyi nyine uba ari intangarugero ninde hari umukinnyi uba ari intangarugero mu bintu byose urugero rero asanga discipline mu kibuga iyo muri rero na discipline hanze y'ikibuga nyine ni wa wundi abakinnyi bagenzi bashobora gufatiraho icyitegererezo inde rero ntabwo yabura amushaka tukamubura oya ntabwo twamubura inde rero ntabwo twamubura baba bahari mushaka utanga urugero nka babiri baba bahari tanga urugero sibyo udeze uruhanura bambwiye urumva undi ni wamukura ngo arahanura nko muri rero wamukura nko muri reyo se tamba muri reyo se
rero nta wamukura Basane muri uvuga ngo yirirwa mu bagore akosa wowe Basane uzi turazana ibintu bya fair play niyo mugabo Claude umwaza ukazana umuntu Kapiteni wa Pera umuntu wahanwe imikino ingaha adakina kubera bamwaza bari ariko none se reba nkande ntaruboneka binda nde ziraboneka ko yigeze guserebura nawe agira Basane Ramazan uvuga ati ndakina urumva icyo kibazo ariko n'ubundi gishyizweho iyo kategori iramutse ishyizweho abakinnyi nabo bazajya bitwara abakinnyi nabo bajya bavuga bati urumva yumva ibingahe kuko undi mukinnyi nabonaga bagakwiye kuba yagiye muri ino kipe ni Zidane yamizwe n'aya makipe yamurangije imbere na Hilal kabisa kuko ni nacyo kintu buriya na Rayon Sport yazize ku bakinnyi ba Rayon bari bameze neza ku buryo bashoboraga kuza muri iyi kipe bahamizwe na biriya bihanyanswa byo muri Nuzi byo muri Hilal ariko bananye Gicumbi mukinnyi wanjye afite ibitego 8 akagira assist 5 Fluma afite 12 ariko amurusha assist Fluma nta assist afite muri iyi sezo yari afite ibitego 12 yari afite ibitego 12 ariko yakiniye imikino mikeya nawe yanakiniye imikino mike ko yakiniye imikino niba mbyibuka neza ubwo nabirebye yakiniye imikino 16 muri make ni ibitego 12 mu mikino 16 muri iyo mikino 16 akaba yarabanjemo imikino 9 iyo mibare formateye ubwoba iyo mibare yajyagamo tweta tuvuga ngo agatakibona gitanga uruhuke cyane uko nguko hari Hilal reka kiduha uruhuke cyane urumva rero nuko byari bimeze byari ibintu biryoshye cyane ubwo ariko turaho ngaho hahwiswaga ko Rayon igiye gusinyisha Inkuba Divine yongera muterekemo ya video sako amene wambwiye mukanya nkosoye urambwira ngo ntisizirige na Europa ariko yo muri Aziya ako se burana none bo wenda mbere yuko duhita tujya kuri iyo ngingo tutarava ku bihembo gatoya nakantu kanyuma ku bihembo wowe ku bantu bahawe ibihembo Manuel Flomo Girumugisha Jean Claude ndetse na Taiba nta gihembo ahubwo watarawe byaro ruca abana na Desire kuko ibyo nibyo bihembo bitatu byari byigenze byashobora nyine byatowe batoreye bakaba babitanze kuri mu tutari tuzi ngo nibande bari bubyegukane wowe hari ku ruhande rwawe hari umuntu hari igihembo ubona bahaye umuntu atarakwiye ubwo n'umutoza nawe Laurencio w'ikipe ya Al Hilal ariko kuri ubu uri gutoza ikipe ya Esperance de Tunis muri Tunisia umuntu mbona utadeservingaga igihembo yahawe yego sinzi Laurencio wenda nuko ari BK Pro League bene nibya cyamahoro bikaba bitabara yo kuvuga ngo raperi ngo atwaye cyamahoro ibyo ntago babihemberaga kandi watwaye champion yarahari ni Laurencio ahubwo n'urucabana tareba abantu bari kuvuga ngo kuki yatwaye national yatwaye umuntu yaramukubise rere turu yakukubise rere turu amutwara igikombe ibyo ngibyo byo ntakubaza harimo akantu k'akaduta nyine nuko imibare ya Bahati ni ya Flomo bijya kwegerana urumva kindi wenda byari fair ahantu bitari kuba fair ubu ngubu imbuga nkoranyambaga bikaba byacitse ni kuri MVP yataba Girumugisha kuko urabaza abakinnyi ba peri cyangwa n'abafana agati okay twumvike no tube tubivugisha ukuri tureke ubureyo n'uwa peri batararusha Girumugisha agahita ngo bati ngo rega ubone se ngo ngaho sabashitse ngo abantu ngo nabashitse ntabwo bakiye champion ubwo muri make we ku ruhande rwawe cyangiye biri feye okay abo ni sawa cyane kuko impamvu nari nyikubajije ngo match tukirangiza ibihembo yavuga ati mwari gukora ibari yo mu gihe watara ntabwo mumenya mwari gusohoka mwahanga arafite ati cyiza no kwitangazamakuru mwese munyuzwe ubwo niba munyuzwe kandi ari mwege muhagarariye rubanda
ataferi ubwo na rubanda twabikoze neza. ubwo nuko impamvu nari mbikubaje nuko nanjye nka nyuma y'ibihembo hari umwe mu nshuti zanjye nagiye kubona mbona nyandese ibihembo urumva ntago ari intara arambwira si ibihembo ko mbona ati buriya Tayiba agira ati rero vuye aha Tayiba byashobokaga ariko buriya hari ingingo nyinshi zagonga Tayiba imbere bishoboka iyo buriya Tayiba bari kukimuha akanarusha na Watara buriya no muri ranking Tayiba ashobora kuba ari hejuru ya Watara ariko nyine ikintu kibagonga gira umugisha gira iryo zina ryonyine kuko harimo utuntu twinshi nibyo ushobora kureba imibare rero ukabona ko hari n'ubundi imibare nta tandukaniro rinini ririmo ariko nanone iyo ugiye kureba iyo bagiye kureba n'umukinnyi mwiza bareba n'icyo yagejeje ku ikipe cyane kuko sicyo kintu nka Bruno Fernandes cyatumye aba umukinnyi mwiza wa Premier League assist 20 ntago ari uko imibare yerushaga ba Haaland ntago ayibarusha pe cyangwa ba Declan ntago ayibarusha oya ba Declan aribarusha mu mibare nta nubwo yatwaye champion ariko wajya kureba influence yagize muri champion ubona ko nicyo kintu ubundi cyambere cyatumaga gira umugisha kuko gira umugisha ntago ari ubwo gusa ngo nitujya ku mpapuro score sheets zitandukanye ngo turamusangaho n'umuntu wese wazaga kuri stade yazaga aje kumureba n'umukinnyi uzwi mu ikipe ya Al Hilal cyane nigira umugisha ubwo urumva rero ko nanjye ku ruhande rwanjye byari feye bihembo byo kuri uyu mwaka byari feye pe 100%. Ubwo noneho twajya kuri Rayon Sport twagiye kuri Imurera isaro ry'Inyanza ikipe yambuye umwami yari inka y'umwami ariko sinzi niba itarabishyira ku murongo ngo ibiringanize umugani wa Leonidas iyi Rayon rero iri hariya ibyumba Rayon Sport iri ibyumba iracyari muri camp ifite icyo bita Rayon Day kuri wa gatandatu izabera kuri Kigali Pele Stadium yamaze kuba rero atangaza we ku giti cye umukinnyi ahakora Rayon Sport ati good evening dear family, it's with immense pleasure that I announce my signing with the Rayon Sport FC of Rwanda, a great club with a rich history and incredibly passionate fans. Ati umugoroba mwiza nshuti zanjye ati ni iby'agaciro kubabwira ko namaze gusinyira ikipe ya Rayon Sport, club nziza, ikipe nziza ifite histoire cyangwa se ifite amateka ibigwi n'abafana bari passionate cyangwa se bayikunda cyane nabakunze ubundi muri rusange urumva. I would like to thank the club president, my management agency and technical staff for confidence and the report, and the sports director who explained the club, the project and vision to me. Ati ndashaka gushimira perezida w'ikipe manager wanjye ati nawa detene wa Rayon Sport wagerageje kunkomveka akambwira imijyo n'imigambi akansobanurira imigabo n'imigambi y'ikipe yamurere na porogaramu ihari nkumva ndanyuzwe na purani ko bafise purani yego. Ati rero dear Rayon Sport supporters, thank you for all to your messages of welcome and love. Ati abafana bari ndabashimiye cyane kubera message mwampaye kubw'ubutumwa bw'ikaze. I can feel your true love and passion for football. Ati nakumva urukundo rwanyu ndikumva true love, urukundo rwanyarwo kagira uburyarya. My teammates and I will give our all with your support to make you proud and contribute to writing this club's history. Ati njyewe na bagenzi banjye tuzakoresha tuzatanga ibyo dufite byose kugira ngo dukomeze kwandika amateka mu ikipe ya Rayon Sport. We are counting on you because without you nothing is possible. Now let's go to work. See you very soon in the stadiums. Dukomeye turi kumwe. Iki kintu rero ni igiteka mutwe cyane. Divina Kibere niwe mukinnyi ikipe isinyishije akandika statement ashima anatangaza yuko yamaze guhindura ikipe. Yosomoswa akaba ariko twikundishwaho. Ikindi kintu namwemereye we na zambuga ze ntago turuhisha n'ubundi ni transfer market tureberaho amakuru atandukanye y'abakinnyi. Ejo nibwo transfer yatangajwe y'aba Rayon Sport n'umukinnyi we ku giti cye
ubu ngubu urebe kuri transfer market yagezemo update yamaze kugeraho ko yajoininze ikipe ya Rayon Sport yo mu Rwanda. Aho ngaho nahise mvuga ni byibuze kiratangaza niba ushobora no gukurikirana kavuga uti reka turebe ndebe yuko no kumbuga kuko hari abakinnyi bagenda ugasanga yigeze kuyigiraho urumva account arayifite ariko ugasanga hariho nka updates ziheruka ngo 2021 ngo yagiye ngo muri APR ugasanga umukinnyi yavuye nko muri APR yaragiye ntituzi naho aherereye ariko byibuze kuri uyu mukinnyi kuri uyu rutayizamu w'ikipe ya Rayon Sport mushyashya nekereza ko ako kantu ko urabona ko aka information rwose ari tayari cyane imyaka 25 y'amavuko kugira ngo byumve neza afite metero 1.97 ni muremure ni muremure pe hafi metero 2 hafi metero 2 umukinnyi aba ari muremure muri football aba ari muremure metero 90 kombye bari muremure pe metero 97 aba ari muremure bivuze ngo mwizamu ku mutwe kugira gutya yunamavu turekamo urabona ukuntu n'abakinnyi bagiye urabona ko imbaraga z'umubiri n'igihagararo ni bakonata niba kinarizi rero kirirebamo nkuko ino video na Divine yadutangirije mbere yerekana ubona ko mwizamu yo gihagararemo kizi gushaka ama espace takikuritura. Ubwo ikindi kintu cyo kwibaza no kuvuga ngo ese koko bizamukundira kuko n'ubundi igihe ubwo ndasuragurwa urubuga rwa transfer market ngira ngo ndebe uyu mwaka w'imikino ko nabonye atakinaga mutwe yateretsemo ko nabonye atakinaga umwaka w'imikino mwaka w'imikino rero kuri transfer market yakinnye imikino 7 sezo yose ikindi gihe no muri mu mikino by'umwihariko ya shampiyona nubwo yabaga ari kuri bench nubwo yabaga ari kuri bench inshuro nyinshi ntabwo yabaga ari kuri bench nubwo yanyuzagamo akayijyaho. Ubwo rero yamaze kuba atangaza ko agomba kuba agera Kigali niba nta n'igihindutse aragera Kigali ijoro kuko nkuko wasiriya bimbwiraga nijoro rwose yambwiraga ko agomba kuhagerera ijoro. Ubwo rero iki gihanyanswa cyatwaye nimba atari gikombe 2025 wande 2025 yakinaga muri ya kipe ya Sharjah nyine yo muri Emirates Zunze Ubumwe z'Abarabu cyangwa se United Arab Emirates niyo yagitwaye akaba ntago ari igikombe abantu benshi nabonye bakitiranye na Champions League ariko iyi ngiyi ntago ari Champions League nahubwo ni nka Europa League cyangwa se Confederation Cup yo muri Aziya. Iyi ngiyi niyo ba Cristiano batsindiwe ejo bundi ku mukino wa nyuma batsinzwe niyihe sebuka ikipe yabatsinzi ku mukino wa nyuma yo bayita AFC Champions League 2 ariko niyo ba Cristiano bakina niyo Cristiano yakiniye uyu mwaka nuzko si ushize nyine uyu mwaka bari babuze itike ya Champions League manuye umuriro niba atari rero byande by'inyarugenge kiza gikanga kitawuhamya. Ubwo reka nizere ko abareyo bashobora kubona umukinnyi mwiza noneho awumwataka ukubura forunganye yongera avunika arakora cyahari bafite Yasuman Forunganye se nerangije amasezerano Paul yaragiye se Forunganye nubwo ari mu Rwanda Paul se ntari iwabo bona nzi ko utaragaruka ni wa wundi muri Kongo wowe hagati Itoko Rikawe ntabwo aragaruka ari no muri Barcelona na Rayon Sport nzagenda nzibabwira cyane. Rayon Sport amaze gutandukana na Richard yayisezeye rwose n'amarira menshi nawe nzababwira operasiyo yiwe ubwo muri rusange kuri uyu mukinnyi Rayon Sport yasinyishije kuri uyu mu rutahizamu abaye umukinnyi wa 14 Rayon Sport isinyishije muri iyi mpeshyi hanyuma hakaba harimo abanyamahanga 8 n'abanyarwanda 6 16 uruvuga ngo byibuze 16 zo kuzabandikisha zirahari hanyuma ariko ubwo abanyarwanda babonye ko ntago bihenze ni senyisa kwandikisha umunyarwanda ubu ni senyisa urumva bazaza basanga n'ubundi abandi basanzwe bari kandi nabo nabonye bari kugura n'ubundi abanyamahanga nabonye bazanye kapiteni w'iyi ekipe arumva
abakobwa nabo siporo y'abagore ni ugushaka nyine uko bigenda yazanye ifitemo abanyamahanga y'abagore ni igitwarasi bari veni distribuer no siporo nta kibazo ifite cya sayini abakinnyi 14 bashyashya ubu ngubu barahari mu ikipe ya Rayon Sport urumva ntekereza ko imyitozo irarimbanyije igicumbi bitera amatsiko bikomeza gutera amatsiko buri mufana wa Rayon Sport kuko kuri Rayon Day niho hari ayo mahirwe yo kumenya aho bakinnyi bose uko ari 14 Rayon Day kwa gatandatu abantu bakagira ngo iri kera ejo bundi mwapere sikori kuri wa gatandatu ni kuri wa gatandatu akazi turaho twagakere 18 zageze cyane yamaye kwa gatandatu saa 12 nibwo Rayon Sport Day match zabiba hanyuma ariko ibirori byo bitangira mu masaa 9 twe tuzaba duhari ku masaa 6 rwose hari ya Nyamirambo saa 6 cyane saa 3 saa 6 nje nzaba mpageze hari Nyamirambo ntangiye kugenda tuvugana n'abafana hari gakeya tugenda tureba imyiteguro neza ya Rayon Day hanyuma harya nabwo hazaba umukino umwanya wa gatatu kwa gatanu cyangwa umwanya wa gatatu ndi kwa gatandatu finali ku cyumweru finali ku cyumweru okay umwanya wa gatatu ni mpagutera ukabona ndaguteye hano zafunze rwose urumva tawiriye mu kazi ka Rayon Sport nzaba mpuze cyane kwa spinner rwose cyane urumva tuzongere kubonana finali cyumweru saa 3 z'ijoro umuriro urumva akaba ari uko nguko rero bimeze muri rusange ubwo bareyo mu mwitegure neza muraza kumubona ku mbuga nkoranyambaga za Rayon Sport ariko nako ariko mugura amatike mugura amatike kugira ngo ubwo nyambona utazacika amahoro aruzo ariko pere ntijyazo urumva pere ngo abaye sold out perese baracuruza gatuza kagashya uzundi perese ubundi gira abantu bayijyamo uko bangana pere ko ari byo bintu magana 9 ibyo bintu bya mastade tujye tuvuga ngo abite ubushobozi bwo kwakira abafana mu 70 ariko bajyamo 120 pere rero na veni menya byajyamo none se pere sindabona yabaye ngo sold out nyine ngo birangiye none se ubwo ndi pere aho wayiboneye reba aka gace kegereye vestiaire kegereye VIP kegereye vestiaire karegira gasanzwe kara gace ubwabone kuzuye aho wabereye kajya kuzura aho wabereye kara gace nako kajya kuzura ahubwo abantu bose batojye kwipanga hari hepfo kandi hari hepfo iyo havuyemo ibintu byo kwicara hari n'abantu nabikubye kabiri bakwicara babajyamo ubwo rero nuko sinabagura mu mugore kare ngo zitashira n'ubundi ntizijya zishira rwose ariko igurire kare kugira ngo useke waringa umwanya wawe nta by'amahane rwose nta by'amaherere 939 kwigurira itike yawe bateza imbere isaro ry'Inyanza ubwo muri EPR naho imyitozo irakomeje muri iki cyumweru ndashaka umunsi umwe tuzajya gusura yaba igicumbi yaba kuri APR Shyorongi turebe uburyo cy'imyiteguro yabo imeze na Taleb ubundi ibintu bigenda neza cyane si ibyo se nibyo ubundi dutegereje ku munsi w'ejo bita World Cup semifinals France versus Spain cyane Yamari yavuze ati twe ntidutinya Ubufaransa bwakwiye ko budutinya kuko turabutsinda aho duhuye ntibirengagize ko twaba aratangaza witwara mini Yamari abatangaza bari hejuru cyane ubwo rero ku munsi w'ejo ku isaha 3 zaba turi kumwe n'ubundi hano ku Munota Sports hanyuma no ku wa gatatu ku isaha 3 n'ubundi Argentine n'ikipe y'igihugu y'Ubwongereza nabwo tuzaba tuhabaye igihe aricyo ni kimwe nuko yaba umwanya wa gatatu ndetse n'umukino wa nyuma byose bizaba biryoshye mu gikombe cy'isi kuko umwanya wa gatatu ushobora kuba ari izo zose birashoboka Ubwongereza Espagne cyangwa Ubwongereza n'Ubufaransa cyangwa Argentine na Espagne cyangwa Argentine n'Ubufaransa urumva ku mwanya wa gatatu cyangwa finali byose umwanya wa gatatu waba ari umwumbati nawo ntabwo mbaturimo nawo reka iri gucakirana nande iri kumwe n'Ubwongereza ave nta mwumba turimo aho ngaho keretse niba utari kureba Jude ibintu ari uramushude gavuga ngo ibintu ngo n'umwumbati bizaba biryoshye ariko na finali izaba iryoshye nayo ko finali nayo nimwe muri izo ariko nk'ubu noneho hasubiye Argentine n'Ubufaransa
ko byaba ari ibindi bindi finale nuko bitamana Imana imfashe akajyaho nka Argentine na Espagne nkayogeza ntuje na Espagne kandi kuko umufaransa azansida 5 nta gihindutse rwose Espagne itamunkuriyemo nabirya rwose ntacyo kubaza ntabwo nzahirira finale nuko byaba ari akazi ubundi ntabwo wayireba zanayogeza nta nibyo nzanagenda rwose kandi niba Messi azi ko azatsindirwa finale ihera Ubwongereza bwigire finale turebe ko bwakukuza agiye gushakira mu myanya ya gatatu cyane rero rwose ko yabona ka bronze niko diri Messi ngayo nguko rero nkeka ko twagana ku musozo ibiganiro nk'ibi ngibi byo tuzagenda tubibagezaho mu gihe nk'iki ngiki rwose ubundi mujye mukomeza mukore subscription ku Munota Sport ibintu bigenda neza cyane ngushimire cyane rero Masakombe wakoze cyane Bob ngushimire cyane na Divine twari tubanye ku buhanga bw'ibyuma ko ibindi Imana ibaho umugisha mukomeze gukanda subscription button aho hepfo ibintu bigende fresh sana mukomeze kugira umunsi mwiza